birashoboka yuko ushobora kuba warakasemo igitunguru hanyuma ugatangira kwisanga utangiye kurira akanya gato cyane gashize. Bishobora kumvikana nkaho uri kurira kuko nyine urarakaye kandi urababaye. Gusa igitangaje ntabwo urimo urarira, ahubwo igitunguru kirimo kirashyira ikinyabutabire mu maso yawe, kirimo kiratuma ugaragara nkaho urimo urarira. Ubundi muri buri gitunguru habamo uturemangingo tuba twuzuyemo ibinyabutabire bitandukanye. Ubundi nk'iyo igitunguru kigumye kimeze neza nta kintu cyakasweho, ndavuga cyuzuye, ibi binyabutabire cyangwa se chemicals bihora bitandukanye ubundi, mbese muri make bidafatanye. Gusa niba uramutse ukase nk'igitunguru mbese muri make ugishwanyaguje, za chemicals cyangwa se bino binyabutabire birivanga cyane bigakora gaze cyangwa se umwuka witwa Syn-propanethiol oxide. Uyu mwuka utagaragara uhita uzamuka mu mwuka byihuse. Uyu mwuka rero wagiyemo ya gaze uhita ugera mu maso yawe hanyuma ukivanga na ya marira asanzwe aba ari mu maso yawe buri gihe. Ibi ngibi rero bikora acid yitwa mildi, kandi ibi ngibi birakaza nerves ziba mu maso yawe. Ibi turabyita nk'uturemangingo twohereza amakuru mu bwonko tuyavanye mu maso. Kandi iyo ubwonko bwumvishe iyi irritation cyangwa se kurakara kw'izi nerves bihita bituma yohereza sinyare mu gice gishinzwe kuba warira. Rero iki gice ikintu kiba gishinzwe ako kanya ni ukuba cyasohora amarira menshi ari buze kuba yakoza amaso, kuko nyine harimo chemicals cyangwa se ibinyabutabire bidakenewe mu maso. Ubwo rero ntabwo urimo urarira kuko hari ikibazo ufite, ahubwo nyine ni ubwonko bwawe burimo burakurinda kuba wahungabanywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyinjiye mu maso. Gusa si buri bitunguru byose bikuriza ku ngano ingana, kuko byose ntabwo biba bifitemo chemicals cyangwa se ibinyabutabire bingana. Nk'urugero, ibitunguru bigicibwa ako kanya bishobora kuba byatuma gaze ikugera hari nyinshi ugereranyije n'ibimaze igihe kinini biciwe. Abantu ndetse bakoresha uburyo bwinshi kugira ngo batume ibitunguru bitabagiraho ingaruka zo kuba barira bitewe na ya gaze. Nk'urugero, uramutse ufashe nk'ibitunguru ukabishyira nko muri firigo by'igihe gitoya mbere y'uko ugikata, bituma za chemicals zari kuba zikoze nyuma y'uko ukase igitunguru zigabanyuka. Bisobanuye yuko rero gaze isohoka aba ari nkeya. Kandi no kuba wayikatira igitunguru ahantu hari umwuka mwinshi, cyangwa se nk'ahantu wenda hari umwuka uhagije, cyangwa se ugafungura nk'idirishya cyangwa se ugashyiraho ventilateur, bishobora kuba byagabanya nabyo iyi gaze. Gusa ubundi impamvu bino bitunguru bisohora kino kinyabutabire cyangwa se iyi gaze, ubundi ni uburyo kugira ngo byirinde ubwabyo, kuko hari nk'inyamaswa cyane cyane udusimba dutoya nka insect tuba dushaka kuba twakangiza nka kino gitunguru. Iki gitunguru kigasura kino kinyabutabire kugira ngo kirinde buno busimba, cyane cyane ko buno busimba bwumva uwo mwuka bugahita bwihungira cyangwa se bukanapfa. Gusa habaho n'ubwoko bw'ibitunguru ushobora kuba warya cyangwa se ukanakata, ariko bwo nibe byatuma wowe urira, kuko nyine byo ntabwo bisohora gaze mbi ku maso yawe. Njye nari iFabrics, mwakoze kunyumva. Nukeneye ko hari ikindi tugukorera, twandikiye muri comment.